turabasubuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya day to day. Imana irahambaye, Yesu ni umwami. Imbere yanjye rero kuri kamera hari umutumirwa, ntatinze reka atwibwire muri make. Murakoze, nitwa Engineer Kabanda Jerome, nkaba nkora ibijyanye n'ubwubatsi, nkakora pura z'amazu, ibyo bita ibishushanyo cyangwa se art, kuko mu bwubatsi nabamo art. Nkaba mfite company yitwa Rise Planet Construction Company, ikaba rero ari ifasha abantu mu kubaka no gushaka ibyangombwa byo kubaka. Okay, murakoze. Ego, turi kumwe na Engineer Jerome. Jerome, ntekereza ko mu gitondo utabyutse ngo witwe engineer. Ntekereza ko mu gitondo utabyutse ngo ugire kampani runaka. Hari urugendo wanyuzemo. Ndagira ngo abadukurikiye muri aka kanya babwire urugendo rwa Engineer Jerome kuva aho ahawe iyo titre kugeza ahashinze kampani. N'urugendo ntekereza ko rutari rworoshye. Watubwira urugendo rwawe rwo kuva mu wiga kugeza aho utangiye akazi k'ubwenjeniyeri, uburyo wahisemo iyo kariyeri, ni muri urwo rwego watubwiramo. Ntago byari byoroshye, biba bigoye nk'uko bisanzwe, ariko mu kwiga bwonge nize physique na chimie n'imibare muri segonderi. Yirangije bari bamaye kwiga applied statistics muri University y'u Rwanda muri UR, ariko kuko u Rwanda rwari guteza imbere ubumenyi ngiro sinajya muri statistics, ahubwo nyaragiye kwiga civil engineering muri IPRC Kigali. Nigayo imyaka itatu nyirangije byabaye ngombwa ko mbona ko kuba mfite AA idahagije muri civil engineering, njya gushaka na A0 muri NES Ruhengeri. Urumva rero n'urugendo rurerure. Rero ubwo njya gushaka A0 nari naratangiye kampani, kuko natangiye kampani mu 2020 nyirangiza kwiga muri IPRC, kuko nabonaga akazi kugashaka, kujya gusaba akazi biragoye, nabona apfa guha akazi. Ariko kuko nize mfite intego yo kwikorera, kuko n'impamvu cyatumye najya kwiga muri statistics nuko nashaka kwikorera ku giti cyanjye. Byasabye rero ko nkoresha imbaraga nyinshi, mbasha kwiga ibintu byinshi biri ku isoko. Niyo mpamvu rero nahisemo ubwubatsi kandi mburangizamo nshinga kampani. Ntabwo byari byoroshye, nahitangiye njyenyine. Iminsi uko ishira nta kazi ubona, ariko uko iminsi igenda ishira no kwihangana no gutegereza bigera aho ngaho bikazagenda neza. Nibyo Engineer Jerome, tuzi za nzozi z'abana, nti njyewe nzakurambuye iki n'iki. Weho wari ufite intego y'uko uko bizagenda kose ugomba kubaka, noneho ugira n'ayo mahirwe ubona iyo bourse ya leta yo kwiga statistics. Uravuga ngo ntabwo ngiye gukomeza muri statistics, ahubwo ngomba kujya muri iyi field y'ubwenjeniyeri. N'uruhe rukundo wari ufitiye ubwubatsi ku rwego rw'uko wanze iyo bourse ahubwo ugahitamo kujya mu bwenjeniyeri? Icyatumye njyayo nta kindi, uko nize math physique nk'uko nabikubwiye mbere. Neza segonderi twamaze tumara umwaka dutegereje ko amanota asohoka. Umwaka wamaze nta kiraka ndakora. Mbona rero gukomeza kwiga ibintu by'amasiyanse utabona akazi ushaka kuba wakora. Mu gihe abo twanganaga bize ubwubatsi bagendaga gacyura amafaranga, rero mpitamo nanjye ko najya mu bintu bituma n'umuntu akora akabona amafaranga, kuko numvaga ko niyo nabura akazi nzajya kwishatse ngakora ubufundi ngacyura amafaranga. Uraho ngaho uransekeje cyane, bituma nibaza ese noneho niki baba jeune bumva barangije field nk'iyawe bw'enjeniyeri, weho uravuze ngo numvaga nta cyatuma ntakora nshobora no kuba umufundi. Noneho ya mitekerereze y'abantu bumva ko barangije A0 badashobora akazi kabo no gushushanya, no office, no kugira ibiraka, akumva ko adashobora gufata umwiko bitewe n'ibyo yize, nicyo ababwira? Icyo nababwira cyo ni kimwe, nuko akazi uhereyeho niko gutuma ugera ku keza. Akazi kari gahesha keza. Nuvuga ngo nimba wanze kujya gukora ubufundi, ushobora kujya gukora ubufundi nagerayo bitewe no kwihangana, bakazakena umukozi aho ndi gukora. Ntabwo ko ibyo nabyize kandi nkanabibabwira, kandi akabona ko mfite experience yo kuba mbikora mbizi. Abo rero bituma n'abandi bakugira icyizere. Nyuma niyo wabona akazi ko muri office cyangwa ko kuri tele runaka, waranyuze muri bya bintu bizi, urumva bituma no kugira ikiza gukora n'ibintu byiza. Urakoze cyane Engineer Jerome.
n'iki wabwira abantu badukurikiye cyatumye wumva uhisemo iyi kariyeri mu makariyeri yose yari ahari avuga ngo ni hands on work, byandi byo kuvuga ngo hari electricité, hari engineer, n'iki noneho muri ayo makariyeri yose agiye atandukanye, n'iki kiri specific cyatumye uhitamo kwiga civil engineering cyangwa construction engineering? icyatumye yitamo nta kintu uko u Rwanda ruri gutera imbere mu myubakire cyane, kandi nkabona inzu uko umuntu ayitangiye ishobora kumara amezi 6 umwaka ukiyikoraho, mu gihe elegitirisiti iza mu cyumweru rimwe cyangwa kabiri. Mbona rero u Rwanda ruri kujya rukubaka ibikorwa remezo byinshi kuko igihugu kiri gutera imbere. Mpita mbona rero no harimo amahirwe menshi yo kuba ari byo nakomeza kugira ngo mbashe kuba nanjye nabona amafaranga. Ese hari uburyo aka kazi kawe wihereza kavuga ngo kwa mbere ndabyukira mu kazi, kwa kabiri mu kazi, kwa gatatu mu kazi, wadusobanurira umunsi wawe muri aka kazi cyangwa muri field urimo? Nk'uko nabikubwiye rero, kwikorera bisaba umutima ukomeye kuko bisaba ko ukora n'amasaha arenze ashoboka kuba yabaho iyo wabonye akazi, kuko kuwa mbere ujya mu kazi, nk'ubu njya kuri office nkarako mbona abakiriya, nabona nk'abakorera nkafite n'ibiraka nafashe mbere ndi gukora kuri office, na mu gitondo mba ndi gukora kuri office, nyuma saa sita njya kuri tele iyo nzifite, nkajya kwa no kuri tele ukuntu bimeze. Rero umunsi wanjye upanze muri office no kuri tele umunsi ukira, ariko ntibyabuza ko na nijoro ushobora gukora mu gihe ufite akazi kenshi. Na nijoro ushobora gushyiraho amasaha make ugakora, ukaruhuka amasaha make. None se Engineer Jerome, watubwira imbogamizi kugeza ubu cyangwa muri uko gutangira, urahera ku mbogamizi wahuye nazo utangira company, ntekereza gutangira kwikorera bitaba byoroshye, noneho unatubwire imbogamizi kugeza ubu ufite cyangwa ugenda uhura nazo muri iyi kariyeri yawe. Imbogamizi ya mbere utangira company, nta muntu umwe uyizi. Uratangiye nibwo ukiva no mu ishuri, na experience uragira mu kazi, kandi akenshi mu bwubatsi experience nayo irakora. Rero utangira nta muntu urakugira icyizere n'umwe. Iyo rero cyo kwihangana ukamara nk'amezi 3 nta kazi urabona wihanganye ugishaka experience, niyo mbogamizi ya mbere ibikugoye. Kumva ko uramara amezi 3 nta kazi, uratangiye umushahara uzategereza naho hari, ariko nyine kwa kwihangana ugira muri wowe ukavuga ati reka ntegereze igihe kizagera, nyine nawe ukabona umusaruro w'ibyo wategereje byari byo. Urera imbogamizi nyinshi zirimo, kuko akazi kari open mu Rwanda, ni competition. Iyo ukora ibintu byiza ubona abakiriya, iyo utabishoboye nyine bahaza bakeya. Rero ubu icyo bibaho nuko buri munsi umuntu ahora yiga ibijyanye na technology nshyashya iri kugenda iza, ndetse n'ibyo umuntu akora kugira ngo agende byimprovinga. Nta mbogamizi nini cyane igaragaramo cyane. Nimba bitakubangamye cyangwa bitakugoye, watubwira uburyo wiyumvisha umunsi wa mbere ubona ikiraka kikavuga ngo ngiye gukora project yawe ya mbere yari iyihe? Uburyo noneho wiyumvisha umukiriya aguhamagaye akakubwira cyangwa mwumvikanye akakubwira ngo ugiye kunkorera iki kintu cyangwa ikindi. Ni cyo kintu cya mbere wakoze kuri project yawe ya mbere cyari iki? Project ya mbere nakoze ko ari ugushushanya. Kwari ugushushanya iki? Nashushanyije inzu isanzwe twita kadasiteri. Zari inzu icyo gihe zari nyinshi, hari batangiye site kubaka, abantu batangiye kubaka amasite. Icyo gihe mbonamo ikiraka cyo gukora na company zakoze site. Rero icyo gihe numvaga binshimishije, none byanshimishije cyane kurushaho aho zanze nongeye kuzihagararira kugira ngo tuzubake. Ibyo nibyo byanshimishije, none mvuga ati hano nuko byabiteganyije, bakabikora ko nkuko byabiteganyije, bikarangira bisa neza, numvishe binshimishije. Kugeza ubu noneho ushobora kuhagararira inzu, ushobora kubakisha inzu. Ese noneho ko wa mugani nawe bakunze kugenda ukigarukaho, hari aba competitors benshi, hari competition nyinshi, nuhe mwihariko wa company yawe cyangwa umwihariko wa Engineer Jerome? Umwihariko ntago wabura, kuko twe dukora ibintu byiza kandi bikomeye, kandi dukorana vuba, mu gihe cya vuba. Nimba tujya gushushanyiriza ntago bitinda ngo bimare igihe kirekire,
turagushushanyiriza bikaboneka tukagushushanyiriza ukabona ibishushanyo byawe vuba, ndetse tugerageza no kwihutisha imirimo, ndetse dukora n'ibintu byiza ubirebye. ariko n'abandi bose ntago wajya kureba umuntu wubakisha cyangwa wubaka akubwira ngo akora ibintu bibi, azakubwira ko nawe akora ibyiza. Ibyo bigendera kuri karite wamaze kubona nyuma. Mm. Nyuma iyo ubonye product umuntu aguhaye nibwo uvuga ati ibintu ni byiza cyangwa si bibi. Judgment y'umuntu, kandi no kuba utanga serivisi yihuta itabanza gutinda, kuko igihe ushobora guha umuntu akazi ugasanga amezi atakigushushanyiriza. Nyemerera nkubaze iki kibazo. Ni kenshi cyane amakampani nk'aya yubakisha yagiye agarukaho cyane muri iyi minsi, kutagirirwa icyizere, ugasanga budget y'inzu runaka cyangwa y'inyubako runaka irubatswe ko twayibonye ku gishushanyo mbonera niko tuyibonye amaso ku maso cyangwa yarangiye, ariko waza kureba quality y'iyo nzu ukabona umwaka umwe inzu yatangiye kuzana babyita ibiki hano, imidite, ukabona atangiye kwangirika. Kubera iki noneho aho ni muba mukura mwishyura ugasanga utanze ibintu bitari quality? Kubera iki noneho muri iyi minsi biri kugenda biba byinshi cyane? Bivuga ngo biterwa na kirima, uko ibihe bigenda bihinduka niko uko kirima yari imeze mbere ubu siko igenda ihinduka. Kugenda ihinduka rero hari n'imiti dukoresha yica iyo imidite, ariko ntabwo yica 100%, ariko iragerageza kuyirwanya, kandi natwe twubaka tugerageza kuyirinda. Ntabwo twakubaka ibintu twumve ngo ejo ugiye kuvugurura, ntabwo byaba byiza, ahubwo dushaka uburyo ki natwe dukora karite nziza twaguha ibintu byiza. Wadusangiza imwe muri project noneho nini wakoze cyangwa n'ubu utekereza ukavuga ngo wow, ngo iyi niyo project nakoze nanjye nkumva kabisa ndishimye, wayitubwira ni byari iki, byari byagenze gute? Nakoze kuri projet ebyiri nini numva nyine ndeba nkumva ndishimye. Nakoze kuri projet zo kubaka amashuri narashushanyije, njya n'amahirwe yo kuyakurikirana nkakora supervision. Ibyo ni projet yanshimishije, nanjye nayireba abantu uko bayijyamo bamaze igihe bayikoresha, numva ni byiza cyane. Niyo projet numva inshimishije. Hari n'izo zo guturamo nagiye nkora nazo nzirebye mbona ari nziza, nkumva nkabona nyine hari icyo Imana yakoze, hari n'icyo abatwigishije baduhaye gikomeye. Nibyo warize wararangije urakora n'uyu munsi, ariko ni gute ubasha guhuza technology? Se turi mu isi ya technology, ni gute ubasha guhuza na updated technology muri construction? Uko iminsi ishira n'abashinzwe inyubako Rwanda Housing mu Rwanda risohora amabwiriza, bisaba kwihora wihapodatinga, usoma ibishyashya bagiye basohora bijyanye n'inyubako. Ibyo rero iyo ubisomye ugerageza kubihuza no kuri tele kugira ngo bibashe kuba inzu nta kibazo izagira. Ese wari wagira imbogamizi yo kuba igihe wemereye nk'umuntu projet cyangwa kampani runaka yindi, ugasanga icyo gihe kigeze projet yabo itararangira? Bibaho. Bigenda bite muri iyo situation noneho? Habaho ubwumvikane, kuko hari igihe nk'ushaka kwemera umuntu projet uri kubaka, imvura ikazajya igwa inshuro nyinshi, ugasanga hari iminsi mwagiye muhagarara cyangwa amasaha agiye ahagarara kubera imvura. Icyo gihe rero murumvikana mukaganira, nabona ko ari impamvu zitaguturutseho. Okay, wigeze uhura n'ikibazo noneho cya bije, ugasanga wateguye budget y'inzu runaka cyangwa ikintu runaka, wareba ugasanga uguye muri manka? Bigeze bikubaho? Ntabwo birambaho, ariko nabyo bijya bibaho. Byitwara mute noneho iyo bikubayeho muri ubwo buryo? Bikubayeho mukira muraganira, kuko n'ubundi niwe ubukorera, nawe arareba, kuko mu Rwanda ibiciro bihinduka buri munsi. Kuko ushobora kubara biju uyu munsi mu 2020, wajya mu kono ugasanga ibiciro uko byameze siko bikimeze. Icyo gihe rero nawe kuko abona ibiciro byazamutse ku isoko, nawe mugera kumvikana mugahurizamo hagati. Nyemerera tugenda tugana ku musozo twiganirira utubazo abantu bashobora kugiraho tw'amatsiko. Ni nk'iyihe projet ya makeya cyangwa ya menshi wakoze rimwe atari ibanga? Yewe inspire abantu bashaka kujya muri kariyeri. Biragoye. Okay, tubwire range y'amafaranga menshi wigeze kwinjiza kuri projet.
ari income cyangwa nakoze ari inyungu tureke kuyigira kuko hari uburyo mu bikarikira ari nk'inyungu yawe akavuga ati Jerome aya yashyize ku mufuka tinyura abajeni hano baze mu bwenjeniyeri icyo nababwira cyo nuko amafaranga arimo ubona gutinyuka reka tubyoroshye nko ku kwezi ushobora kwinjiza amafaranga ngahe y'inyungu wakoze neza wanakoze nabi kuko urikorera wakoze nabi nshatse kuvuga nta bakiriya benshi wabonye ku kwezi ushobora kwinjiza ngahe wakoze neza wungutse neza noneho amake noneho minimum nangahe range turabwira range ushobora kubona 300 ukwezi ntabwo wabibura uko waba wakoze ushobora kutayabura byawe none se utari mu kazi runaka utari mu bw'enjeniyeri nyuma y'akazi enjeniyeri Jerome ni akunda gukora iki nari mu kazi akenshi mba ndi mu rugo cyangwa se nkaba nagiye no gusenga ikintu cyo noneho kigufasha kuruhuka mu mutwe nk'imyidagaduro hari ikintu ukunda football ndayikunda football uri umukunzi w'ihe kipe football na rugby ufa nihe kipe enjeniyeri Jerome mu Rwanda yo mfana APR Burayi mfana Arsenal na yindi na Real Madrid hari umuhanzi mu Rwanda waba ukunda abahanzi bose ndabakunda abahanzi bose ariko nihe ndirimbo yakuryoheye noneho muri iyi minsi iri kukuryohera cyane muri iyi minsi ndirimbo bunjyanye kure nkunda kumva indirimbo ariko ukunda kumva indirimbo muri no minsi ndumva ntayo ndi kumva ntayo uri kumva uri kureba Arsenal ugiye kuri Arsenal nicyo cyatumye ukunda Arsenal na rugby banatubwiye ko ukunda rugby Arsenal nayikundiye kuko cyanye muturumvaga yakinaga umupira nyine nkabona ni byiza mitanyikunda gutyo kuva icyo gihe no rugby nabonaga kuyikina icyo nayikundiye nuko nagiye kuyikina nkabona muna pasa asubira inyuma nibaza kupasa usubira inyuma utsinda gute iyo rero maze kubimenya njya no gukina mbona ni byiza nyine kumva muna pasa asubira inyuma akaza gutsinda byose mva binkuruye nyine bituma nyikunda yego tugenda tugana ku musozo rero nihe nama wahereza abantu bashaka kwinjira muri iyi kariyeri nama nabaha nuko kariyeri irafunguye kandi ikiza no kuzana innovation urakora kandi ukabona abantu wakorera twemerere rero tugane ku musozo nimba ari ikindi wabwira abadukurikiye aho bagusanga address zawe umwanya ni wawe icyo nabwira abadukurikiye rero batugana ni Rise Planet Construction Company dukorera mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gahanga amarembo arafunguye nimero zanyu turaza kuzipininga hasi mu kiganiro reka tugushimire umwanya wawe enjeniyeri tunabashimire mwese twabanye mu kiganiro kuva kitangiye kugeza kirangiye abatarakora subscribe mu bikore byihute mu sharing ibiganiro byacu munatange comment tubibutsa no gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook ndetse na TikTok byose ni day to day ciao